za ndirimbo zitwa ibishegu nubwo zahawe intebe tuzazisenya. Mfite hip hop tuzazisenya bro, mfite hip hop tuzazisenya kandi mubyumve. Trust me bro, nzazisenya. Ushobora ngo uzabikora gute? Ntago njya ndekera. Abanzi bazi ko ntajya ndambirwa, ndi mutarambirwa, sinjya ncika intege, mpora na swaga. Tuzamamaza ubutumwa bwiza, gute ubutumwa ahubwo buhobagiza urubyiruko bwahabwa intebe. Ubutumwa bwiza ntitubuhe intebe twebwe, tugomba kuburwanira. Ibintu byose biraharanirwa bro. Kora subscribe ukomeze kudushyigikira mu biganiro byacu. Ibikoresho naberetse ndi nabyo. Ndi nabyo. Ni ya mahoro n'imigisha bya Nyagasani dukomeza kubasabira tuvuga ngo bibane namwe nk'ibisanzwe ni Sam start do. Ushobora kwibaza ngo ariko uyu mujama uyu mupapa ibi binabamo byatangiye biteye bijema ati oya ibi ntago ari ibintu twigiyeho hangaha, ni ibintu bya kera byahoze muri mind, byahoze mu bitekerezo byacu. Ikiza twamenye Yesu Kristo kuko ni inzira ukuri n'ubugingo, nicyo tukubwira. Yego Yesu Kristo ni inzira ukuri n'ubugingo. Ubundi rero izi nzira cyangwa iyi mihanda dukomeza kuyihiringamo ngo turebe ko tuzafata, twagiye tubona amakosa menshi aho bakwizeza gupromotinga indirimbo yawe bakakwaka ruswa y'igitsina cyane ku bakobwa, n'ubundi bakaguhobagiza baguteye inda cyangwa se nta nicyo banagufashije bamaze kukwandarika. Abo batse amafaranga menshi bakagurisha inka, bakagurisha amasambu. Ubona abahungu ngo bazaba promotinga ntibigire icyo bimara. Ariko social media yarabihinduye, si ngombwa ngo twirukanke ku maradiyo n'amateleviziyo bakina indirimbo zawe cyangwa se filime yawe cyangwa se barorere. Wowe n'ubundi ikintu cyawe cyangwa inganzo yawe izakugezaho ushaka kugera, nubikora nk'umwuga nyine ariko wumva byakubeshaho kandi harimo indangagaciro. Ntago twaririmba za ndirimbo zo mu bitanda zimwe bita ibishegu. Reka da, abazikunda nimushake mu ntoke nta wasi yuntutse nkusabira umugisha. Nta bwoba tu, nje nazanywe n'indangagaciro kubaka umuryango mugari nyarwanda, tukabana mu mahoro dufite umuco, tugendera ku muco. Indangagaciro tukazimika, kirazira nazo tukazirinda nyine, tugakumira kirazira nta mpamvu yo kwishyira mu bikorwa nyine. Hari ibintu bibera mu mabanga gutari ku bundi ndirimbo cyangwa se ubusambanyi bushyirwa mu ndirimbo. Ibyo turabica, twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira kubaho twishimye, turwanya icyatera ihungabana. Bimwe mu bihungabanya urubyiruko rwacu kuko ndi umubyeyi ni social media nayo irimo. Barabahobagiza, amaso yabo bose ari kuri telefone, smartphone, bari kuri social media. Ni gutya tu, niho isuka bayishyize, nta kindi bakora. Ariko se bakora hiki? Ntago bari mu bibarangaza cyangwa bari mu bintu byabagirira umumaro. Niba bariho gutya kugira ngo bateze imbere uko byanakugaburira ni sawa, ariko niba bariho bakora ubusa bari mu bibarangaza ngo bareba za ndirimbo zitwa ibishegu nubwo zahawe intebe tuzazisenya. Mfite hip hop tuzazisenya bro, mfite hip hop tuzazisenya kandi mubyumve. Trust me bro, nzazisenya. Ushobora ngo uzabikora gute? Ntago njya ndekera. Abanzi bazi ko ntajya ndambirwa, ndi mutarambirwa, sinjya ncika intege, mpora na swaga. Dushyire hamwe we dushyigikire tu. Igikoresho twarakibonye, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nta muntu tuzaguraho inzira ngo wadutije ibikoresho. Oya, Imana ishimwe. N'abadutije tubasabiye umugisha kandi nabo bakwiye kwishima kuko twabonye ibikoresho byacu. Dushyigikirane bro. Iyi industry iragoye. Nayo batanze mu 2008 niga muri secondaire mu wa mbere nibwo nagiye gukora indirimbo muri studio. Uzamayira bagiye badufungira, imihanda tukayikatira, ariko tudakatiye burundu tugakomeza kwiga ishyamba bucece. Ntago twarekera, tuzarinda dupfa tukirwana. Iyo niyo ndwanyi ya nyayo, iyo ni intwari. Tuzamamaza ubutumwa bwiza, gute ubutumwa ahubwo buhobagiza urubyiruko bwahabwa intebe. Ubutumwa bwiza ntitubuhe intebe twebwe, tugomba kuburwanira. Ibintu byose biraharanirwa bro. Kora subscribe ukomeze kudushyigikira mu biganiro byacu. Ibikoresho naberetse ndi nabyo. Ndi nabyo. Kora subscribe rero. Impano yawe bareke kuyifunga. Nta muntu udafite impano abakubwira ngo wenga impano yawe ngo ntacyo yakora. Hano zose zirakora, biterwa nuko wayikoze. Umuntu wese wamuhaye umwanya yakuryohereza icyo ari kugukorera, yaba ari ukugusetsa cyangwa kuririmbira. Bamwe bahabwa intebe ngo nibo twumva gusa abahanzi bariho cyangwa abakinnyi beza. Oya, bira no kwikunda n'umururumba. Twaje rero ukore subscribe, ni wowe urabugiriye impuhwe umwana wawe cyangwa nawe wigiriye impuhwe kuko ufite iyo mpano. Turi mu murongo muzima, umurongo turimo nta mutima uducira urubanza rw'uwo murongo.
reka ndeke kubarambira ariko hoza ijisho kuri YouTube channel yacu usharinge turebe ko urubyiruko rwacu rwagira indangagaciro rugakubita hip hop ariko rwubaha Imana rufite indangagaciro. Social media ikatubyarira umusaruro ikaduha inyungu kandi nazo ntituzirengwe ngo tugire umurengwe twitware nabi. Yego amahoro n'imigisha bya Nyagasani ukomeza kubana namwe. Wewe wakomeje gufunga amayira, saba Imana imbabazi. Isaba imbabazi nyine nabo waraburije ubasaba imbabazi. Wibabara kuko haje nabandi. Nago wahora uri giti kiraho ngaho kidasaza nabandi barashibuka. Imana ihora ivugurura nanjye nzagenda haze nabandi. Trust me, abanyacika intege. Mfite nono n'igikoresho ntari butire microphone ari yanjye. Hego komana ya. Nta makuru ufite. Nuko muri iyi minsi ndwaye nyine mpuze. Hari ibintu mpugiyemo kandi nanarwaye, hari n'intambara nyinshi. Ariko ntago ducika intege nabwo turakora. Mwe muri gukomeza gukora subscribe turabashimiye. Namwe muturayikora ibuka ukandeho. Kandaho ntacyo biba bitwaye amafaranga ntago agenda. Yego. Mwebwe ndabashimiye muri Amerika, East Africa, South Africa, hose, Europe, Asia, Central Africa, turabashimiye. Imana ibaha umugisha kuba mukomeje kudushyigikira ibitekerezo byanyu bitugeraho. Peace, tuzagaruka. Imana ibarinde.